Yesu ashimwe cyane nshuti z'umusaraba bakunzi b'ubutumwa bwiza mu kiganiro umunezero w'agakiza. Ni mwene so Nzeyimana Bahati Shaban basuhuza. Nagira ngo dusenge tuganire ijambo ry'Imana. Data mu izina rya Yesu, tugushimiye kubw'ubuntu bwawe n'urukundo rwawe. Tugushimiye ko ijambo ryawe ari rizima, ni inkota itabora, kandi twabyawe naryo kuko twabiheshejwe no kumva. Tugushimiye kubw'uyu mwanya, turakunyuze kugira ngo Umwuka wera abane natwe mu ijambo tugiye kumva, kugira ngo abariteze amatwi babashe kubahindura. Ni mu izina rye twizeye kubikora, amen. Nshuti z'umusaraba, nagira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Nagira ngo nkubaze muri aka kanya, iyo ugiye ahantu runaka uzi ko hakomeye, wenda uzi ko hafite umumaro nk'ingenzi, n'ibiki ubanza gukora? Mu bintu umuntu wese iyo ajya ahantu runaka abanza kwitaho, mbere yo kuva mu nzu arabanza agakaraba. Yamara gukaraba akambara imyenda myiza, akareba ko ameze neza. Iyo amaze kwambara no gukaraba, hari ikindi kintu ajya yitaho, kuko we atabasha kwimenya uko ari. Akenshi abanza kugenda yirebye akoresheje indorerwamo, kugira ngo arebe uko mu maso ye hameze, arebe nimba umusatsi umeze neza, arebe kugira ngo hataba hari icyasha cyaba kimuriho. Iyo asanze atameze neza, arabanza akitunganya kugira ngo ataza kujya ahandi wenda abantu bakamuseka cyangwa akagaragara ko atameze neza. Ibyo ni ibintu nabonye rero mu buzima abantu bose tugira kandi twitaho. None se inshuti z'umusaraba, wari uzi ko abana b'Imana, abakristo, natwe dufite indorerwamo twahawe dukwiriye kwimenyaho ubuzima bwacu bwa buri munsi, nuko tubanye n'Imana, nuko turi kugenda? Wari uzi ko dufite indorerwamo? Ariko ikibazo ni iki? Ese iyo ndorerwamo ujya uyikoresha wireba? Iyo wirebye se umenya uko umeze? Umenya uko umeze? Iyo usanze utameze neza, ubasha gukora ibyo iyo ndorerwamo ikweretse, cyangwa urireba ukiyibagirwa? Ndagira ngo nkubwire ko twahawe indorerwamo twireberamo tukamenya uko tumeze. Iyo ndorerwamo ni ijambo ry'Imana. Ariko ikibabaje ni uko abantu benshi bagenda batirebye, batajya bamenya uko bameze. Niyo bamwe birebeyemo barabyibagirwa. Reka dusome ijambo ry'Imana. Urwandiko rwanditswe na Yakobo igice cya mbere umurongo wa 23, haranditswe ngo ariko rero kuko uwumva ijambo gusa ntakora ibyaryo, ameze nk'umuntu urebeye mu maso he mu ndorerwamo, amaze kwireba akagenda uwo mwanya akiyibagirwa uko asa. Ariko uwitegereza mu mategeko atunganye rwose, atera umudendezo, agakomeza kugira umwete wayo, atari uwumva gusa akibagirwa, ahubwo ari uyumvira nawe azahabwa umugisha mu byo akora. Amen. Twongere dusome ijambo ry'Imana hano muri Matayo ibice byaho ni 7, umurongo waho ni uwa 24. Reka dusome mu izina rya Yesu. Matayo ibice byaho 7, umurongo waho wa 24 kugeza kwa 27. Haranditswe ngo nuko umuntu wese wumva ayo magambo yanjye akayakomeza azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu, ntiyagwa kuko yari ishinzwe ku rutare. Kandi umuntu wese wumva ayo magambo yanjye ntayakomeze azaba ari nk'umupfapfa wubatse inzu ye
umusenyi, imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu, iragwa kandi kugwa kwayo kwabaye kunini. Imana idufashe cyane kandi tugirire neza. Inshuti bene data, hano ijambo ry'Imana ritubwiye ibintu bikomeye. Ritubwiye ukuntu umuntu, hano ku murongo wa 22 ijambo ry'Imana ritubwira ko dukwiriye gukora iby'iryo jambo, atari gupfa kuryumva gusa twishuka. Rero bene data, ukwiriye kumenya ko umuntu wumva ijambo ry'Imana ntakora ibyaryamo, ameze nk'uyu muntu wireba mu ndorerwamo, yamara kwireba mu ndorerwamo, aho kanya kwibagirwa uko ameze. Dufite ikibazo gikomeye muri iyi minsi cy'uko abantu badakunda ijambo ry'Imana, kandi tubimenyeshwa n'ukuntu abantu bageze ku kigero cyo gukunda ubuhanuzi mu buryo budasanzwe, bakabirutisha igihe cyo kubana n'Imana no gusoma ijambo ry'Imana. Ibi byateye ku mbuga nkoranyambaga n'ibindi bitandukanye, byose uba usanga hatagarukamo ijambo ry'Imana, yaba ubuhamya, yaba ubuhanuzi, akenshi hazamo no kubeshya. Ariko twabonye ko ubu butumwa bwiza bugira umumaro wo gutsinda uburiganya bwose bw'umwanzi. Ijambo ry'Imana rigira umumaro wo gutsinda uburiganya bwose bwa Satani, rikaruhura umuntu uruhiye mu byaha. Niyo mpamvu ikibitera nta kindi nuko abantu umva ijambo ry'Imana ntibakora ibyaryo, bakagenda bakamera nk'umuntu wirebye mu ndorerwamo, ako kanya kiyibagirwa. Tugifite icyo kibazo gikomeye. Ariko umuntu wese wirebye akamenya amategeko, akamenya n'icyo ijambo ry'Imana rimusaba, uwo nguwo arakomera, kandi Bibiliya iratubwira ngo azahabwa umugisha kuko mu byo akora byose. Imana ishimwe cyane. None inshuti y'umusaraba, urebye uko ujya wirebera muri iyi ndorerwamo ari ijambo ry'Imana twahawe, cyangwa ntabwo ujya ubikora? Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo umuntu wese wumva ayo magambo akayakomeza, ngo azamera nk'umunyabwenge wubatse inzu ku rutare, ngo imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, ngo zikubita kuri iyo nzu ntiyagwa, kuko ari yubatse ku rutare. Urutare nta wundi ni Kristo, ni ijambo ry'Imana. Ikibazo, abantu bubatse, ntago uko wubatse ku rutare biteye ubwoba, ntago abantu bari kubaka ku rutare, kuko ngo umuntu wumva ijambo ry'Uwiteka ntarikomeze azamera nk'umuntu wubatse inzu yo ku musenyi. Muri aka kanya rero, iyi ndorerwamo dukwiye kuyirebera, kandi kadufasha kugira ngo tumenye uko duhagaze, tumenye uko turi. Imana ishimwe cyane. Isomye, hari umumaro ijambo ry'Imana nk'indorerwamo kuri twebwe dufite. Bikamvuge gato nko ku bintu nka 5. Cyambere nuko ijambo ry'Imana ari inkota, ni inkota yinjira kandi ikemeza uyumva. None nimba abantu badakunze ijambo ry'Imana, urumva atari ikibazo gikomeye. Isomye mu Baheburayo ibice byaho 4 umurongo wa 12, hatubwira ikintu gikomeye ngo kuko ijambo ry'Imana ari rizima, rifite imbaraga zose, rigahinguranya ndetse kugeza ubwo rigabanya ubugingo n'umwuka, rikagabanya ingingo n'umusokoro, kandi rikabangukira kugenzura ibyo umutima wibwira ukagambirira. Ibyo umutima wibwira ukagambirira. Ya ndorerwamo twahawe igenzura, iyo ntireba hano ku mubiri gusa, irinjira, iripenetra, ikagera mu mutima, ikamenya ibyo umutima wibwira ndetse ukagambirira. Ngiyi impamvu ya mbere ukwiriye gukunda ijambo ry'Imana.
ukwiriye kuryireberamo kandi ukamenya icyo rikubwira. Nuko ijambo ry'Imana ari umugenzuzi, riragenda rigahinguranya rikagera mu mutima imbere, kandi nta cyaremwe kitagaragara imbere yaryo, ngo ahubwo byose bitwikuriwe nk'ibyambaye ubusa mu maso y'izatubaza ibyo twakoze. Imirimo dukora yose tuzayibazwa. Niyo mpamvu inshuti z'umusaraba ukwiye kumenya uko bitwara. Imana igufashe, Imana ikwiteho. Hanyuma icya kabiri ni uko ijambo ry'Imana ari inyundo ishenjagura. Wagize ute? Uwinangiye kumva. Ijambo ry'Imana ni inyundo ishenjagura uwanze kugira gute? Kumva. Ni ikintu ukwiriye kumenya inshuti z'umusaraba. Dukwiriye kumvira Imana, tukamenya mu byo dukora byose, kugira ngo ibintu byose bigende neza. Somya muri Yeremiya ibice 23 murongo wa 29 haratubwira ngo, kandi Uwiteka arabaza ngo mbese ijambo ryanjye ntirimeze nk'umuriro cyangwa nk'inyundo imenagura? Bavandimwe, ijambo ry'Imana, ijambo ry'Uwiteka ni umuriro utwika ibibi mu mitima yacu, rikaba inyundo imenagura urutare. Niyo mpamvu dukwiriye kumva ijambo ry'Imana kandi tukaryumvira, tukamenya uko dukwiye kwitwara. Kandi Yeremiya we yigeze avuga ngo, avuga ikintu gikomeye hano muri 20 ku murongo wa 9. Yaravuga ngo, kandi iyo mvuze nti sinzamuvuga haba no guterura mu izina rye, mu mutima wanjye hamera nk'aho harimo umuriro ugurumana ukingiraniwe mu magufwa yanjye, simbashe kwiyumanganya ngo nyabike. Ibyo byose rero, iyo umuntu ijambo ry'Imana ni inyundo kandi ni umuriro utwika ibibi. Ijambo ry'Imana ni indorerwamo umuntu agira umutima, bigatuma umuntu Imana imwereka uko umutima we umeze. Ijambo ry'Imana ni imbuto, ijambo rizima ritera uryumva kubyarwa bushya. Ni imbuto itabora. Twebwe twabyawe n'imbuto itabora, tubiheshejwe n'ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Umuntu abyarwa n'imbuto itabora biheshejwe n'ijambo ry'Imana. Cya kane, ni itabaza rimurikira umwizera wese. Dawidi yaravuze ngo, ndabika ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Aravuga ngo ijambo ryawe ni itabaza rimurikira ibirenge byanjye. Haleluya. Cya gatanu, ijambo ry'Imana ni ibyo kurya by'ubugingo. Ibyo kurya by'iki? By'ubugingo. Petero yaranditse mu bice, mu rwandiko rwe rwa mbere, mu gice cyaho cya 2, aravuga ngo ku murongo wa 2, mumere nk'impinja zivutse vuba, mwifuza amata y'umwuka adafunguye, kugira ngo abakuza bageze ku gakiza. Abageze ku gakiza. Imana ishimwe. Ijambo ry'Imana ni ibyo kurya. Uko ubuzima bwacu bwa buri munsi dukenera kurya no kugira ngo tubaho, reba igihe cyose turya, igihe ugashaka ibyo kurya. Ijambo ry'Imana ni ibyo kurya. Haleluya. Kindi nuko ukwiye kumenya, Paulo wiyandikiye Abaroma ababwira ikintu gikomeye mu Bakorino nako, urwandiko rwa mbere ibice 3 murongo wa 2, arababwira ngo, nabaramije amata, sinabagaburiye ibyo kurya bikomeye kuko mwari mutarabibasha, kandi nanone ntimurabibasha.
ariko icyo ukwiye kumenya ni uko ijambo ry'Imana ari ibyo kurya by'ubugingo. Na Yesu niko yavuze avuga ati nijye mutsima. Haleluya, nijye mutsima. Ubwo rero dore kwizera guheshwa no kumva kukazwa n'ijambo rya Kristo. Rero muri aka kanya inshuti z'umusaraba, ukwiye kumenya ko ijambo ry'Imana ryemeza umunyabyaha iby'ibyaha bye, kandi ko kwizera kuzazwa n'ijambo ry'Imana ari ibyo kurya by'ubugingo. Nta kindi kitweza, twezwa n'ijambo ry'Imana. Nyuma ya Kristo, nyuma y'Umwuka Wera, Bibiliya nicyo kitabo cy'ingenzi, nicyo cyakuyobora, nicyo kigufasha mu buryo ubwo ari bwose kugira ngo ubashe gukomeza kugendana n'Imana. Haleluya. Nta handi kuri kuva gutsinda isi usibye mu ijambo ry'Imana. Nta handi. Kandi nta handi kubyarwa ngo uhure ubyarwe w'Imana bidaturutse mu ijambo ry'Imana. Abamwizeye bose bakizera izina ryawe ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Ubwishingizi bwa mbere tubona biturutse mu ijambo ry'Imana, kandi amasezerano duhabwa nta kindi aturuka mu ijambo ry'Imana. Urumva ko ibintu byose biri mu ijambo ry'Imana, n'indorerwamo. Icyo kintu cya mbere twabonye. None se mwene data, uracyakunda ijambo ry'Imana? Rirakuyobora, uryitaho mu buzima bwawe, cyangwa ugenda ukore iby'ijambo uko iby'ijambo ritagutegetse? Ariko wibuke ko ijambo ry'Imana twasomye yatubwiye ngo kuko umuntu wumva iby'iryo jambo gusa ntakora ibyaryo ameze nk'umuntu wirebeye mu maso he mu ndorerwamo, amaze kureba akagenda, uwo mwanya akiyibagirwa ukwasa. Ariko ijambo ry'Imana dushoboza kwimenya uko dusa. Rero muri aka kanya, niba wumva utsinzwe n'ijambo ry'Imana, ufatanye gusenga nanjye. Ese uracyarikunda? Rirakuyobora, cyangwa uyoborwa n'ikindi kitari ijambo ry'Imana? Ariko ukuri kuzanwa n'ijambo ry'Imana, niho gutsindishirizwa kuva, niho amasezerano ava. Haleluya. Byose bituruka mu ijambo ry'Imana. Ukunde ijambo ry'Imana rikuyobore muri byose. Reka dufatanye gusenga Imana, maze ukomeze twumve icyo Imana ivugana natwe, wumve icyo Imana ikubwira muri aka kanya. Ariko nshuti y'umusaraba, urebe uko umuntu atasohoka mu nzu ngo asohoke atirebye mu ndorerwamo, niko nawe udakwiriye kubaho udasoma ijambo ry'Imana. Kuko ijambo ry'Imana ni byose. Ikibazo ko dufite abakristo bakunze ubuhanuzi cyane, ko dufite abakristo baruhiye bagendeye mu isi cyane, n'ikiguzi cy'ubuzima ko gihenze. Ariko muri ibyo byose ukwiye kuzirikana kuyoborwa n'ijambo ry'Imana. Imana idufashe cyane. Data, mu izina rya Yesu, uyu mwanya Bibiliya irambwira ngo ijambo ryawe ni ryo kuri, ngo ubereshe ijambo ryawe, kandi kuri Kristo ku murimo yakoze n'Umwuka Wera, ijambo ryawe niryo rikwiye kutuyobora mu kuruta ibindi bintu byose. Turakwinginze, senge buri muntu nkurikiye utaha agaciro ijambo ryawe, ari umukristo ariko ntafate igihe cyo kuyoborwa n'ijambo ryawe no kurisoma ngo yireberemo amenye uko rimeze. Imbabazi zawe zimubonekeho, kandi aka kanya wongere umutera umwete wo kongera gukanguka. Umuntu nkurikiye utarakira agakiza, umuha agakiza kuko uri Imana ikomeye, kandi twitete tumenyesha ibikwiriye. Uza kubana natwe no kutwitaho, tanga umugisha ku bantu bawe, ko niho dukura umugisha. Mu izina rya Yesu twize kuko wakoze Yesu. Amen. Chumbi wavuga ngo yaradutaye